Ese ujya wibaza impamvu abantu bicaranye amadiplome yabo badafite akazi? Amadiplome yabaye amadiplome mu kabati, ni ukuvuga ngo nta kazi bafite. Ni ukubera iki bicaye? Muri Bibiliya haravuga ngo ufite azongererwa, ariko udafite azanyagwa n'utwo yari afite. Ubushize nababwiye ku bwoko butatu bwa income cyangwa se ubwoko butatu abantu binjizamo amafaranga. Nababwiye kuri salary income, mbabwira kuri business income, mbabwira no kuri passive income. Twasanze umukozi ukorera umushahara buri kwezi ari we wishyura umusoro mwinshi, akaba ari nawe ukoresha igihe cye hafi ya cyose ari gukorera abandi kandi akorera umushahara wa buri kwezi. So twarangije cyangwa se twasoje ikiganiro dusanga umuntu ukorera umushahara ku kwezi ari we muntu ukorera income mbi. Nyamara ukora business twasanze yishyura umusoro mutoya anakoresha igihe gitoya. Ukora investment twasanze ari we muntu wishyura umusoro mutoya kurusha abandi, we nta n'igihe kindi yirirwa akoresha. Uyu munsi ngiye kubabwira uburyo bune abantu binjizamo amafaranga. Ntujye kure y'iki kiganiro. Iyi ni Bivia Empire, ngende Jean Marie Vianney. Iyi channel dushyiraho ibiganiro byose bijyanye na business, entrepreneurship, gukorana na banke, gusevinga, kwihangira imirimo n'ibindi bitandukanye. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, nguhaye ikaze. Nawe niba uri umusangwa, coup de chapeau. So tubane rero, reka twinjirane mu ishuri. So mbaye ikaze nanone kuri Bivia Empire. Aka kanya tugiye kureba uburyo bune abantu binjizamo income. So ntujye kure, tubane muri iki kiganiro. Nzi neza yuko kiragufasha kandi nikiza kugufasha, nzi neza yuko nawe uzashimira. Reka dukomeze. So ngiye kubabwira 4 quadrants for income, uburyo bune abantu binjizamo amafaranga. Uburyo bwa mbere ni E, uburyo bwa kabiri ni S, uburyo bwa gatatu ni B, uburyo bwa kane ni I. So ubu ni uburyo abantu binjizamo amafaranga. Aha kuri iki gice turasangamo employee, umukozi ukorera umushahara ku kwezi. Umukozi ukorera umushahara ku kwezi, ubu ni uburyo yinjizamo amafaranga. Ni ukuvuga atanga igihe cye akinjiza amafaranga ndetse n'ubumenyi aba afite arabutanga akinjiza amafaranga. Iyo ni salary income. Ni ukuvuga ngo muri video yatambutse twasanze uyu mukozi akora igihe kinini, amasaha ye menshi ayamara ari gukorera umushahara wo ku kwezi. At the end bikarangira ari nawe wishyuye umusoro mwinshi ku kwezi. Twafashe urugero, dusanga uyu mukozi uhembwa miliyoni 3, nibura asora 68%. Ni ukuvuga ngo twasanze total y'umusoro wose asora, harimo na contribution zo muri RSSB n'ibindi. Twasanze byose iyo ushyize ku ijana ari 64%, kandi akoresha igihe cye kinini, agakoresha n'ubumenyi yakuye mu ishuri cyangwa se n'ahandi, ariko ugasanga umusoro na cotisation
nibyo bimara amafaranga ye. Kandi wibuke ko twasanze yishyura kuri ibi byose bikarikirirwa kuri gross. Iyi ni gross. So twasanze rero ubu buryo bwo kwinjiza income bushingiye ku mushahara ari bwo buryo buciriritse. So hano rero hari indi quadrant ya self employed. Ni ukuvuga ngo aha ni umuntu ufite ubumenyi wikorera business, akora afite agakampani kari aho ngaho ariko arikorera. So ni self employed, arikorera. Ni ukuvuga afite ikintu azi ariko arikorera kandi agikora wenyine. Nizere ko turimo kumvikana. Afite agakampani kiwe yashinze ariko agakuramo wenyine bitewe nuko ibintu akora niwe ubizi wenyine. Aha ngaha aravunika cyane kuko akora wenyine. Umunsi yafunze, niba ari shop cyangwa niba ari iki, niba ari umutekinisiye, iyo afunze n'amafaranga ntiyinjira. Twasanze n'uyu mukozi yo ahagaritse akazi, umushahara nawe uhita uhagarara. So uyu muntu nawe rero akoresha, arikorera, afite agakampani, ibintu azi niwe ubikora wenyine ariko yinjiza amafaranga. Twasanze rero uyu muntu n'ubundi yishyura umusoro munini nawe yakoresheje n'igihe kinini. So ni ukuvuga ngo kuri izi 4 quadrant turongera turebe kuri time and tax. So ni ukuvuga ngo uyu muntu nawe yishyura, ubusanga ari kwishyura hagati ya 0, umusoro wa hagati ya 0 na 40%. So kandi agakoresha n'igihe, igihe cye ni kinini, akoresha igihe kinini. So urumva rero ko kuba umukozi yishyura umusoro wa 64% yarangiza akajya yajya kwishyura nawe za depense zindi agira mu rugo rwe cyangwa se mu buzima bwa buri munsi. Muzi ko tuba dufite ibintu byinshi twishyura. Ashobora kwishyura inzu, kuba ataba mu nzu ye, aba mu nzu akodesha, kwishyura amafaranga y'ishuri, guhaha, kwambara, kurya, ibintu nk'ibyo ngibyo. So amafaranga asigaranye niyo akonsumingamo. Uyu nguyu nawe afite ubumenyazi, yakoze aka business, agakampani kiwe, arikorera, ariko ibintu akora aramutse apfuye cyangwa agafunga, ayo mafaranga yinjiraga ahita ahagarara, aka gakampani ke gahita gafunga. So twasanze hari n'abakora business. Quadrant ya gatatu ni umuntu ukora business. Umuntu ukora business twasanze uyu nguyu afite system. Uyu afite system akoresha, twabonye akoresha icyo bita OPT, other people's time. So ni ukuvuga ngo uyu muntu wamaze kubaka system, afite company, afite business, ntabwo akora wenyine. Ahubwo akorana n'abandi bantu. Ashobora kuba afite abakozi benshi, akoresha. Ashobora kuba yarakoze icyo cyitwa crowdfunding, afite abantu bateranyije business. Hano ni uburyo abantu bakora business bateranije. Hanyuma uyu muntu naho yaba asinziriye, umuntu ukora business naho yaba asinziriye, amafaranga ye araguma akinjira. Uyu ni wa muntu tuvuge usanga afite abakozi, afite abahagarariye abandi bakozi, bo barikoresha, bagakoresha cya gihe bagomba gukora kinini cyane. So nabahaye urugero ko hari boss umwe wavuze ngo umusekreteri we akora igihe kinini muri office, ariko
ugasanga yishyura n'imisoro iruta iya bosi. So uyu muntu wageze rero kuri level ya business afite akoresha igihe cy'abandi, kandi twasanze uyu muntu ari nawe yishyura tagise ntoya kuva kuri 0 kugera kuri 28%. ngira ngo umuntu utararebye video yarangiye aze kuyirebamo, irahari. Video ivuga ubwoko butatu bwa income. So hanyuma tuza ku muntu wa kane. Uyu ni investor. Uyu ni umushoramari. Uyu nguyu we twasanze nta gihe akoresha, ahubwo amafaranga yiwe yashoye arikoresha. We nta gihe akoresha, amafaranga yiwe arikoresha. Ni umushoramari. Abangaba usanga kuri time nta gihe atakaza, kuko yashoye rimwe, none amafaranga arikoresha naho yaba aryamye, naho yaba asinziriye. Kwa kundi saa 9 z'ijoro umuntu abura ibitotsi kubera amadene, kubera umushahara bitari kuvamo, kubera imisoro, uyu nguyu abaryamye ari kwigorora mu buriri, amafaranga arimo arisuka. Think twice. Uyu twasanze ni wa muntu washoye amafaranga ye muri real estate. Muri real estate ni wa muntu washoye amafaranga muri bonds cyangwa se muri treasury bills, cyangwa se mu mashares, cyangwa se mu bindi bintu, muri government fund, cyangwa se muri BNR n'ibindi. So uyu muntu umwinvestor cyangwa se umushoramari yinjiza amafaranga menshi, kandi twasanze umusoro yishyura ari hagati ya 0 na 5%. Aho twasanze umuntu w'umushoramari niba yinjiza miliyoni 3, iyo ni net capital gain cyangwa se return on investment, so cyangwa se dividend bitewe n'ibyo yashoyemo. Twasanze niba afite net capital gain ya miliyoni 3, twasanze ashobora kwishyura umusoro w'ibihumbi 150 gusa. Mu gihe uyu nguyu twasanze umukozi wikorera yishyura umusoro wa miliyoni 1 irenga, kandi ku kwezi, per month, mu gihe uyu nguyu ni ku mwaka. Nizere ko munkurikiye. So uyu muntu rero hari n'igihe kigera agasura 0, kuko hari igihe government cyangwa se leta ivuga ngo dukeneye umuntu ushora amafaranga muri iyi domain. Uyu muntu nashoramwe amafaranga, tagise ni 0% kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka 5 cyangwa 10. Urugero nabaha, leta uzi ko nko mu Rwanda u Rwanda rwankuraje abantu kuzana imodoka zikoresha amashanyarazi aho gukoresha fuel. So muzi ko taxe ari 0. So umushoramari cyangwa se umwinvestor ari gushora amafaranga muri ziriya modoka zikoresha amashanyarazi, ntagire umusoro yishyura. Wowe mukozi ukorera ibihumbi 100 uri kwishyura 20% bya pay, ukongeraho RSSB n'ibindi. So ahandi uyu muntu ashobora kwishyura umusoro mu 0 ni igihe ushobora kubaka ikibuga cy'indege, gukora umuhanda, kubaka gare. Buriya abantu bubaka amagare cyangwa se ibitaro ashobora gusonerwa, ahabwa icyo bita investment certificate, so yuko asonewe umusoro
kuva ku mwaka umwe kugera nko ku myaka 10. So ugasanga uyu muntu arinjiza amafaranga menshi, so agasora umusoro mukeya kandi akagira ute nta n'igihe kiwe akoresha. So niba yashoye mu mpapuro mpeshwamwenda cyangwa se impapuro mvunjwafaranga, the same things. So nzabakorera ikiganiro kirambuye kuri bonds and bills, uko abantu bemvestisa mu isoko ry'imari n'imigabane. Tuvuge nko mu Rwanda dufite Rwanda Stock Exchange. So hano ndabibabwiraho, abantu benshi bayoberwa uko bashoramo hano kubera kutamenya amakuru. Muri video itaha nzakorera ikiganiro kirambuye hano. Make sure you have subscribed kugira ngo video zacu ujye uzibona ku gihe. So take away ngiye kubaha rero uyu munsi ni iyihe. Tumaze kubona yuko ubu buryo buna abantu binjizamo amafaranga, umushahara uratsindwa haba kuri time, haba no kuri tax, ni self employed. So ntabwo ari kimwe n'ukorera umushahara ko watsindwa gatoya. So business iratsinda kuri time no kuri tax. Investment yo cyangwa se ahangaha ubundi ni muri passive income. Ahangaha ho rwose ni urucabana, niko abantu bajya bavuga hano, urucabana nkuko maze kubibasobanura. So take away cyangwa se ikintu tugomba gukora ni igiki. Ngira ngo ibintu ugomba gukora ntabwo ari ibintu bigoye cyane. So ngiye kukubwira ibintu ugomba kwitaho kugira ngo uve muri quadrant ya employed cyangwa se ya employee cyangwa se ya salary, ugere hano muri quadrant ya self employed, uhave noneho utangire kubaka. Ni ukuvuga ngo urava hano uze muri S, uve muri S ujye muri B, uve muri B ujye muri E cyangwa se muri passive income. So nuko iyi shema igomba kumera. So make sure ko wakurikiye ntagire ikintu na kimwe kigushika. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora ni igiki kugira ngo ugire financial free. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugukora financial education. Ni ugukora iki? Financial education. Kera twari tuzi yuko umuntu yo yiza akarangiza abona umushahara cyangwa se baranamuhamagaraga akajya gukora akazi atakoze n'ibizami, cyangwa se ukajya no gukora ikizami ugatsinda. Uyu munsi uburyo bugezweho ntabwo ari ubwo kwiga ngo ubone diplome ujye kwirirwa ubungana za jeroneri. Uburyo bugezweho ni ugushaka uburyo wikorera. Ni ukuvuga ngo ibintu bijyanye no kwiga utegereje ko uzatungwa n'umushahara gusa biri kugenda bitakaza value. So icyo ukeneye rero nakubwiye kugira ngo ugire financial free ni uko wiga ugakora financial education, ugashaka skills. Aka kantu mukiteho, ugashaka skills, ikintu wakwiga ukakimetiriza, warangiza ugakora business, ukava hano ku mushahara ukagera kuri self employed, ukahava ukajya muri business and so on. So ikindi kintu rero ugomba gukora ni ukuvuga ngo ni ukugira critical thinking, ugatangira gutekereza. Uyu munsi ufite amahirwe kuko ufite akazi, tangira utekereze, ugere beyond kugira ngo urebe ko wava kuri level uriho uyu munsi ukajya ku bindi. Ikintu cya gatatu ni iki? Be valuable employee. So ba umukozi, niba ukorera ikigo, niba ukorera company, niba ukorera bank, niba ukorera akarere, niba ukorera umurenge, niba ukorera
ba umukozi wa wundi uharanira ko yuzuza inshingano ze neza kandi ku gihe. Uharanire yuko umukoresha wawe ahora avuga ngo uyu mukozi wanjye icyazampa agahora hano. Umukozi w'indashyikirwa, haranira guhora w'indashyikirwa mu kazi ukora kaguhesha umushahara, hanyuma nurangiza ufate uwo mushahara ujye umekinga yuko hari ikintu wa savings. Ikintu cya kane, gusevinga, iga gusevinga. So utarize primaire yize secondaire, utarize, nta muntu wageze muri secondaire ataciye primaire. Hari n'abagira amahirwe bagiye biga muri za gardien. So nta muntu n'umwe utazi guteranya, ikimenyetso cyo guteranya n'ikimenyetso cyo gukuramo. So ba umukozi w'indashyikirwa mu kazi, hanyuma salary wabonye umenye ngo guteranya income wabonye, gukuramo ama expense, hari icyo wasigaranye cya S. Make sure yuko wasigaranye saving. Ikintu cya gatanu ni ukumenya skills hanyuma ukayimasteringa. Ni uguhora wiga. No kuvuga ngo nibi ngibi mba ndi kukubwira ni skills mba ndi kugwa ku buntu, nta kintu wakoze uretse gukurikira gusa. So iga uburyo ukoresha amafaranga, menya icyo wakora, umenye skills, uyige. Ibintu byinshi bisigaye biri online, nta nubwo ari ukuvuga ngo ugiye gusoma ibitabo, tuba turi kubitanga ku buntu. Ubumenyi abantu baba gutanga ku buntu ari benshi batandukanye. So nujya muri playlist urasangamo ama video menshi nakoze yerekana business nyinshi wakora, hanyuma na skills wakoramo kugira ngo ushobore kumasteringa iyo skills no kugira ngo ukore business. Ikindi nuko umenya niba wamaze gusevinga, umenya guhitamo business ugomba gukora, umetiriza neza, hanyuma iyo business fata kuri ya saving wakoze, nurangiza utangire business. Niba nta saving, nakubwiye ko ugomba kugana banki. Uyu munsi nturambwira ngo ntabwo wajya muri banki udafite ingwate. Muri banki nabakoreye video yerekana ukuntu muri banki wabonamo inguzanyo udafite ingwate, cyangwa se udatanze ingwate, cyangwa se ufite ingwate idahagije, wabonamo inguzanyo. Niba utarabonye video uyishake muri playlist, uko yanditse ngo uko wabona inguzanyo nta ngwate. So guys, nizere ko wakunze iki kiganiro. Make sure you have subscribed, like, share and comment. Udusangize muri comment ibintu wumva twazakuganiriraho ubutaha, kandi utwereke ko iki kiganiro wagikunze. So utwandikire, nshaka abantu bandika muri comment hari business nagiye mvuga, wowe niyihe business ukora, niyihe wasangiza abantu, niyihe wumva twazavugaho. Andika muri comment section down there, hanyuma business ukora cyangwa se yo wifuza gusangiza abandi bakora kandi kabagirira umumaro, kuko izo tuba twavuze are not exhaustive. So make sure ko ufashije abandi nkuko nanjye ndi kugufasha. See you then. God bless. Bye bye.